twese tuzi izina Colgate. हाँ, कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ की अमीनो शक्ति दांतों को बनाए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब uyu munsi tugiye kurebera hamwe amateka ya Colgate. Reka twongere tubahe ikaze abakunzi mwese ba channel yacu. Ni Clarisse mu kubasuhuza mbifuriza ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Colgate ni marike y'ibikoresho by'isuku yo mu kanwa y'Abanyamerika. Aho umuntu yavuga ko harimo imiti yoza amenyo, uburoso bw'amenyo, urufuro rwoza mu kanwa ndetse n'udukoresho dukura imyanda mu menyo nyuma yo gufata ifunguro. Ibikoresho byose bifite marike ya Colgate bikorwa n'uruganda rwitwa Colgate Palmolive. Byatangiye gushyirwa ku isoko mu mwaka w'1873 nyuma y'imyaka 16 uwarushinze ari we William Colgate apfuye. Mbere y'uko apfa uru ruganda rukaba rwarakoraga amasabune. Umuti w'amenyo wa Colgate watangiye gucuruzwa mu mwaka w'1873 gusa ariko wacuruzwaga uri mu ijerekani nini ikozwe mu cyuma. Nyuma mu mwaka w'1896 inganda zari zihagarariye uru ruganda rwa Colgate nk'urwitwa Colgate, Johnson Johnson ndetse na Sheffield nibwo bwa mbere bashyize ku isoko iyi Colgate dusanzwe tuzi iba mu gatube. Colgate nk'umuti w'amenyo yamenyekanye cyane hagati mu myaka y'1950. Icyo gihe nibwo bakoze publicité yavugaga ngo it cleans your breath while it cleans your teeth. Ugereranyije no kuvuga ngo igufasha kugira impumuro nziza mu kanwa ari nako guhanagurira amenyo. Mu mwaka wa 2015 ibikoresho byose by'isuku yo mu kanwa byari bifite marike ya Colgate byakorwaga n'uruganda rwa Colgate Palmolive nibyo byinjirije uru ruganda amafaranga menshi cyane. Icyo gihe byari byinjije hafi biliyoni 7 z'amadolari y'Amanyamerika. Gusa ariko hari ibindi bikoresho uruganda rwakoraga harimo nk'amasabune, shampoo zo mu mutwe ndetse n'amasabune yo koza mu nzu. Icyo gihe kandi isoko ryabo rikomeye nk'umuti w'amenyo ryari mu gihugu cya Brazil aho 70% by'ayo mafaranga yaturutse muri icyo gihugu. Mu mwaka wa 2018 Colgate Palmolive yirukanye umwe mu bafatanyabikorwa witwa Kuri imusimbuza Ham Umbrella yari izanye uburoso bwoza amenyo cyane cyane ubw'abana bukoresha amashanyarazi ubundi bukoza amenyo nta mbaraga umuntu ashyizemo. William Colgate washinze uru ruganda rw'ibikoresho bya Colgate Palmolive ni muntu ki? William yari yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1783. Avukira ahitwa Kent ni mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko nyuma yanaje kugira ubwenegihugu bwa Amerika. Ise ni Robert Colgate, naho mama akaba yitwaga Sarah Colgate. Ise umubyara wari umwongereza yari n'umuhinzi ukomeye ndetse n'umunyapolitiki. Uyu akaba yaremeraga cyane imiyoborere y'Abanyamerika ndetse n'Abafaransa. Mu mwaka w'1798 mu kwezi kwa gatatu we n'umuryango we bavuye mu gihugu cy'Ubwongereza bimukira muri Amerika. Aha niho William Colgate yakuriye ndetse atangiye no kugira izindi nshuti nshyashya. Yaje guhura n'uwitwa Ralph ufite uruganda rukora isabune ndetse na buji bakorana imyaka igeze kuri 2. Bahita batandukana ariko Colgate yamaze kumenya uburyo bakoramo amasabune. Mu mwaka w'1884 yimukiye mu mujyi wa New York. Aha niho yahise abona akazi ko gukora umushongi bakuramo isabune. Aha niho Colgate yakuye neza ubumenyi bwo gukora amasabune nk'umunyamwuga. Yaje gushinga uruganda umuntu yavuga ko rwari ruciriritse
rwakoraga isabune ndetse na buji. Nyuma uruganda rwe ruza kwaguka ku buryo yaje kuba umwe mu banyenganda bari bakomeye icyo gihe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu buzima busanzwe mu mwaka w'1788 William Colgate washinze uruganda rwa Colgate Palmolive yashakanye n'uwitwa Mary Gilbert, babyarana abana bageze ku 9. Ikindi yarazwiho ni uko yari umukristo cyane, akaba yarabatijwe muri kiliziya y'Ababatisiti. Icyo gihe nibwo yanahise aba umudiyakoni. Reka tubashimire tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Naho ubutaha.